Ni inkuru y'akababaro ku ba sportif muri rusange ariko kandi abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko abakunze Jean Lambert Gatare yaba mu kogeza umupira w'amaguru kuri Radio Rwanda ndetse no mu biganiro yagiye akora ku Isango Star by'imikino ubwo yasorezaga mu cyitwa Rayon Time akaba umureyo wo ku mutima nkuko yagiye abigaragaza mu bihe bitandukanye ndetse akagaragaza ko byagiye bimubera inzitizi mu bihe bitandukanye ubwo yajyaga kogeza Rayon Sport yakinnye. Urupfu rw'uyu mugabo rero rwamenyekanye mu rukerera rwo kuri wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025. Amakuru yizewe ahari nuko yari amaze iminsi yivuriza mu Buhinde ndetse bikaba byararushaho kuba bibi ejo ku wa gatanu ubwo yarembaga cyane birangira mu rukerera rwo kuri wa gatandatu Jean Lambert Gatare atuvuyemo cyangwa se ashizemo umwuka. Jean Lambert Gatare numwe mu banyamakuru bakunzwe cyane hano mu Rwanda abazidiwe na Marcel Rutagarama mu bijyanye no kogeza umupira ndetse no kwamamaza. Baramuzi cyane mu bijyanye no kwamamaza aho ku Isango Star akenshi cyane abenshi bamumenye mu publicité atandukanye ndetse na mugenzi we Mugabo Justin unyiri Isango Star ariko tudasize n'undi muvandimwe witwa Strato bagiye bagaragara bamamaza ndetse bagakora publicité nziza cyane. Jean Lambert Gatare yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu mwaka wa 1995 hanyuma guhera muri 2011 atangira gukorera Isango Star hanyuma muri 2022 agirwa umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Rero n'urwo rugendo mu magambo ahingi kwa tuvuze kuri Jean Lambert Gatare ariko Jean Lambert Gatare ibyo twabibutsaho nuko numwe mu ba role model abanyamakuru benshi cyane muri siporo cyane cyane ko uyu nguyu bamwe mu bamubaye hafi bamwegereye bamubashije kuganira nawe yagiye ahereza benshi urugero abereka ko itangazamakuru risaba kwihangana. Ndibuka nkanjye ubwanjye uri kubabwira iyi nkuru y'akababaro ko hari ubwegeze kutuganiriza tubwira ko hari igihe bakoze bahembwa pate jaune ariko agaragaza ko kuba babikundaga baje gukomeza barakomeza ndetse birangira babaye abanyamakuru bakomeye muri sport. Jean Lambert Gatare rero umwe mu bakunzi bakomeye ba Rayon Sport avuga ko rimwe na rimwe kogeza imikino y'ikipe akunda byamugoraga agahitamo kuba yakwirwaza kugira ngo adasabwa kuba yajya kogeza ibyo ngibyo ntibitazibagirana kuri uyu mugabo w'inararibonye mu itangazamakuru rya siporo aho yakoze igihe kirekire kuri Radio Rwanda ndetse no ku Isango Star. Abenshi bamumenyeye kandi no mu kiganiro cyitwa Rayon Time. Ikiganiro cyo nawe navuga ko yagizemo uruhare runini cyane kugira ngo kibeho. Mu magambo ye yagize ati ubwo yavugaga ku bijyanye no kogeza ati ntabwo nibuka neza umukino waba waranteye kugira amarangamutima cyangwa emotion mu buryo bukomeye. Abo twakuranaga ba Kajugiro Fideli ba Yves ba Marcel ndetse na Batisier hari igihe nagiraga gutya ngashyiramo agakoryo match zikomeye za Rayon nkigwandika sinzogeze zikogezwa n'abandi. Icyo gihe kandi aganira na Kigali Today yavuze ko kuryoherwa no kureba umupira wa Rayon Sport bifatanya no kuwogeza bikaba ari ibintu bimugora ariko agahera aho yigira inama yo kuba yakwirwaza kugira ngo abone uko akurikira umukino yicaye muri stade nk'abandi. Gatare yagarutse ku gakoryo kasakaye icyo gihe aho ngo rimwe ubwo yogezaga umupira wa Rayon Sport ari kumwe na Marcel Rutagarama ngo Rayon Sport yatsinzwe igitego aho kucyogeza ati baratwishyuye ati baratwishyuye. Avuga ko ibyo atigeze abivuga ariko mu by'ukuri ko ari urwenya ko bitigeze bibaho. Abenshi bari bazi ko iyi nkuru yabayeho rero igaragaza ko avuze ngo baratwishyuye. Rero ahakana ko ibingibi bitigeze bibaho cyane cyane ko nawe ariko yagiye abyumva kenshi. Hari abagiye bamubwira ati uribuka ubwira Marcel na Yves bucyane uti baratwishyuye rero ibingibi avuga ko bitigeze bibaho. Gatare numwe mu batanze umusanzu ukomeye mu itangazamakuru rya siporo haba mu kogeza kuvuga amakuru y'imikino kugira impano yo
yo kwita ku bakinnyi amazina bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga. Muribuka ko Jean Lambert Gatare ari we wise Bogota Alabama igikura nkota, avuga ati rwose iki ni igikura nkota kandi izina rirafata. Jean Lambert Gatare kandi niwe wise Haruna Niyonzima Fabregas, naryo rirafata. Jean Lambert Gatare kandi niwe wise uwitwa Twagizimana Fabrice amwita ndi ku kazi, naryo rirafata. Jean Lambert Gatare kandi niwe wise uwitwa Ndayishimiye Eric amwita Bakame, ndetse nabyo birafata. Ibindi bintu twababwira, niwe wazanye imvugo ivuga ngo muri Brazil avuga Rubavu ahantu hakomoka impano nyine z'umupira w'amaguru zikomeye, aho yemeza ko rero ibyo ngibyo yabifashijwemo n'inararibonye mu mikino yitwa Migambi. Ati naricanaga na Migambi tukaganira ku bakinnyi uko twicaye, nza kuvuga ntariko se ko Rubavu wagira ngo ni muri Brazil y'isi, bifata bityo rero. Niwe wazanye izina avuga ati Haruna, ati aba bana b'aba Brazilien nshaka kuvuga ati ko Rubavu ari ikigega cy'impano z'umupira w'amaguru mu Rwanda, ati Haruna ni Fabregas. Ndetse ageze no muri Tanzania yumva koko Fabregas ryarafashe. Ni impano rero, ni impano yihariye uyu Jean Lambert Gatare yari afite ijyanye no kwita abantu amazina amwe namwe kandi agafata bitewe n'impano yababonyemo cyangwa se n'icyo we yababonyemo, nk'abo ngabo batandukanye tugiye tukubwira hejuru. Jean Lambert Gatare kimwe n'abanyarwanda benshi muri rusange hafi ya bose, nawe yagezweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, dore ko aho yavukiye Inyange muri komine ya Kivumu, ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Kubera jenoside yakorewe abatutsi byatumye bimuka mu Ngororero, ubu bakaba batuye mu Ruhango, ndetse ari naho ababyeyi be bakomoka. Mu kiganiro aganira na Isimbi TV yavuze ku nzira y'umusaraba we ndetse nuko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Jean Lambert Gatare yavuze ko yabaye ari hafi kuzuza imyaka 25, icyo gihe akaba yari umwarimu mu ishuri yisumbuye rya Nyange, rimwe ryavuyemo abanyeshuri b'intwari. Mu magambo ye yagize ati jenoside iba nge nari mukuru, nari mfite imyaka 25, nari perezida w'ishyaka ryitwa Parti Liberal muri iyo komine yitwaga Kivumu. Uretse ibyo nari mwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Nyange. Mujya mwumva havuye abanyeshuri b'intwari benshi, muri abo banyeshuri bari abanjye. Natangiye kubigisha muri 90, jenoside yabaye ariho nigisha. Ayo ni amagambo yatangarije Isimbi TV. Ubwo jenoside yabaga we n'umuryango we bahungiye mu kiliziya cyangwa muri kiliziya ya Nyange, ariko ni naho baje kwicira se ndetse n'abandi bake batarenze 20 babasha kuba barokoka bo. Jenoside mu magambo ye yagize ati jenoside itangira nge n'umuryango wanjye twahungiye muri kiliziya ya Nyange, hanyuma bahicirwa abandi bake cyane batagera kuri 20. Nanjye ndimo dusohokamo dushaka kugera mu bice bya Gitarama, ubu ngubu akaba ari Muhanga, ari naho FPR inkotanyi yadusanze ngo itubohore. Yakomeje agira ati gusohoka muri kiliziya ya Nyange turi bazima ntabwo navuga ko ari ubundi butwari, kuko kiliziya batubwiye ko harimo abantu 2,000, ariko nikiza ko bashobora kuba banarenga. Tugasohokamo turi abantu batarenze 20 ku munsi umuntu, urumva ko n'abantu bake cyane, n'abantu bake ugereranyije n'2,000. Ati habayeho kwirwanaho, ndasohoka njya gucumbika ku muntu inshuti wacu wari utuye hafi ya kiliziya, atubera umuntu mwiza, aturana ijoro rimwe turakomeza nta zindi imbaraga. Ahubwo nuko umunsi w'umuntu butaragira kandi nta bapfira gushira. Ayo ni amagambo yagiye atangaza aganira na Isimbi TV. Amwe mu matariki atazibagirwa cyangwa se amwe mu matariki atazibagirana kuri Gatare, cyane cyane ko we yamaze kutuvamo, ariko ni ibigwi bye ndetse n'ibyo yagiye atangaza. Harimo nk'itariki ya 13 Mata ubwo batangiye kugaba igitero kuri kiliziya ya Nyange, bakagerageza kwirwanaho ariko interahamwe zikaza kubarusha imbaraga.
ari nabwo bishe se umubyara bakamwicira mu maso ye. Hari itariki ya 15 Mata, umunsi we yiboneye imirambo myinshi kuko ariwo munsi hasenywe kiliziya ya Nyange. Ayo ni amatariki abiri y'ingenzi afite icyo asobanuye kuri uyu mu legend Jean Lambert Gatare. Ntabwo rero turi butinde cyane mu mateka, ahubwo turihanganisha umuryango muri rusange wa Jean Lambert Gatare, turihanganisha inshuti n'abavandimwe, abantu bakoranye, abo yabereye umuroro modo mu bihe bitandukanye, cyane cyane ko uyu nguyu yagiye abera benshi urugero mu kwinjira mu itangazamakuru rya siporo. Benshi bamurebeyeho, abanyamakuru ba siporo bagiye bagaragaza imbamutima zabo. Reka wenda bari bo tunyuraho gake gake ku butumwa bagiye batangaza. Mere kuri Rigo Garuth wakoze no ku Isango Star, wagize ati inshuti yangira ruhutse Gatare igikura nkota ababreziliye, warakoze kuba imfura, warakoze gushyira itafari kuri kariyeri yanjye, warakoze kudukundisha uyu mwuga, warakoze ku bwa byose, Imana igutuza heza kandi ikomeza umuryango wawe, nzagukumbura. Witwa Ngabo Robin ati ijwi rya Jean Lambert Gatare, inzozi zo kuzamubona zabaye impamo, inzozi zo kuganira nawe nazigezeho, inzozi zo gukorana nawe narazikabije, inzozi zo kugera ikirenge muke ziracyari zose. Hanyuma witwa Forward ati only God can understand how the heart of sports journalism is broken by the loss of great leader and legend. Uyu mugabo niwe gisobanuro cy'ibyo dukora ubu twese abo muri siporo. Imana ikwakire mubaye Jean Lambert Gatare. Byumvikana ko yashenguye imitima ya benshi cyane, ariko kandi sabo muri siporo gusa, kuko nk'uyu Uncle Austin yavuze ati Mana we not walking up to this pay. Rest in peace Gatare. N'abandi bagiye batandukanye, ibitangazamakuru biri kugaragaza ko rwose bibabajwe n'urupfu cyangwa se n'inkuru y'itaha rya Jean Lambert Gatare. Ariko kandi n'abanyamakuru babanye muri siporo cyangwa se abagiye bamwigiraho umunsi ku munsi, nabo bagaragaje imbamutima zabo zigiye zitandukanye. Hari nk'uyu nguyu Imfura Jalique ati oh mana yanjye, heartbroken over the passing of one of my idols. The impact Gatare had on our childhood, especially as a sport journalist, is immeasurable. Our deepest condolence and sympathy to his family. Nakabije inzozi turahura tuganira kenshi, ungira inama nzakomeza kuzikurikiza, Imana igutuze aheza. Ni ibyo rero, reka ne gutinda cyane kuri ubu butumwa kubera ko itangazamakuru rya siporo rirababaye, abavuga ni benshi cyane kandi barakomeza kugenda bagaragaza imbamutima zabo. Reka natwe twihanganishe umuryango wa Jean Lambert Gatare muri rusange, twihanganishe inshuti n'abavandimwe, dufate mu mugongo abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko atahwemye kugaragaza ko akunda cyane, ndetse akagaragaza ko yagiye agorwa cyane no kogeza match za Rayon Sport nk'ikipe akunda. Ndetse kandi twihanganishe abakunzi ba Radio Isango Star bamuzi cyane mu bijyanye no kwamamaza ariko n'ibiganiro bitandukanye, abo twakoranye nanjye uvuga kuri mikoro. Icyo gihe yagiye atubera imbonera, akatwereka, akagukebura, akakwigisha. Umupapa rwose warutuje, umupapa wanyuzamo agatebya, agakundwa na bose, yaba urubyiruko, ingeri zose, abasaza ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Jean Lambert Gatare rero wamuvuga yavuga byinshi cyane bimwerekeyeho, kuko ni umunyabigwi cyane, wagiye afasha imitima ya benshi, by'umwihariko abakunzi ba siporo cyangwa se abasportifu muri rusange, cyane cyane abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Yaba muri utwo turengushyo two kuhimba amazina abakinnyi, Bakame, Fabregas, Gikura nkota,
ababreziliye n'ibindi byose mwumvise ko n'abanyamakuru ba siporo bagiye babigarukaho. Reka rero twebwe duhinira ahangaha, kuyavuga siko kuyamara, turihanganisha umuryango wa Jean Lambert Gatare muri rusange. Jean Lambert Gatare utashye yaherukaga nawe kubura umufasha we nyuma aza kwishumbusha undi, nk'uko mugenda mubibona. Ariko kandi nyuma yo kwishumbusha undi mufasha we yaje no kugira ibyago abura umubyeyi we wundi utari uwo nguwo wazize jenoside yakorewe abatutsi. So Jean Lambert Gatare rero aratashye. Reka twebwe tuvuge tuti Imana imutuze aheza, ntabwo twe twagira byinshi byo kurenzaho, ahubwo mwakoze cyane kubana natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe utaha. Bye bye, ciao ciao.